mugakora inkuru mukahatwika murare tunayo murare mama tunayo bana batwirwaneho tunayo. None se uyu munsi hari akahe ka update? Ubu rero update intara za Sarambwe zirimo ubu turi kuri kamera, telefone yanjye nuko nashyize kuri charge, ariko birashoboka ko aho bita Rubero centre yamaze kuvamo. Ibyishiro ngiye simba kuko bakigera ahantu bita za Rimbongo na za Matembe, ejo bagukubitiye aduye ahantu bita Bingi, aduye arirukanka nuko ngo bagikubita Bingi tayari, uretse no gukubita Bingi bakubita Rimbongo, abasirikare ba FARDC coalition ba FARDC imvuze coalition, harimo intera hamwe FDLR, harimo abarundi, harimo abacanshuro, harimo abo ndabyara umuhungu, ariko iyo yoroshye bakaganira bakumva ko bagomba kubana nk'abanyekongo, bagacyura impunzi zirimo zangara. Namwe muri Kenya mudasetse, iwanyu ni umurenge, ko muri hariya ntabwo ari iwanyu, ibyo byose ni niwe bibabaje. Yego rero mu by'ukuri ubuzima bwagishe kwiyoroshya, ubuzima bwanyigishe kwicisha bugufi, bwanyigishije kumenya nanone umurongo ngomba kugenderaho, atari umurongo wo gusenya, ahubwo nkagira umurongo numva ko ari umurongo mwiza wo kuba nakuba. Ibyo mvuga rero nubwo bamwe bavuga ngo ni ugusenya cyangwa iki, ariko ababivuga nanone ni abakontre banjye, ariko nta wundi bavuga ngo ibyo mvuga niki. Kandi nanone iki ni impamvu babivuga, nuko mba mvuga ibyo bari byo. Iyo ubwiye umuntu kuri burya kenshi arakwanga. Ese uri umunyamasisi cyangwa? Jewe nakuye ko navukiye jewe Tanzania. Murakaza neza kuri MDTV show, muri kumwe na Mama Deborah. Turabaramukije cyane, umwami Yesu akomeze abaganze, turabifuriza kugira Noheli nziza n'umwaka mushya. Uyu munsi rero nkaba nezerewe cyane, nahuye n'umugabo bita Magashi urakaza? Magashi mwenyewe bimeze bite? Magashi OG nyiri miripuko, ariko siko umuntu tuvuga uri murongorera kandi genda twika nkaripura. Maga twika kabisa. Yewe umuntu uvuga buhoro ngo urabona genda gutya, oya genda mama pasteur, yewe ndakasa mufi nanjye ni pasteur, kandi pasteur avuga cyane. Mama pasteur avuga bigengesereye. Maga karibu kuri MDTV show. Murakoze cyane bakunze ba MDTV show, ndabasuhuje cyane aho mudukurikirana mu twumva muherereye, ari abazareba ikiganiro uyu munsi n'abazakireba ejo n'ejo bundi, mwese tubaye ikaze na karibu. Hano ni mu rugo kwa MDTV show, mumeze mute? Turaho turakomeye. None se umuntu ashaka kumenya ngo umuntu yitwa Magashi ninde mu by'ukuri wamuvugaho ute? Magashi ni umugabo w'abana batatu, abakobwa babiri n'umuhungu umwe. Magashi rero ni umuntu sinzi bitewe naho umuntu yavukiye. Magashi yavukiye mu buhungiro mu gihugu cya Tanzania, abaho ari impunzi, ababyeyi ari impunzi, ariko tuza kugira amahirwe yuko hari abatugiye imbere, inkotanyi zo kagira Imana yavuze ati ntabwo tuzasazira mu buhunzi, tugomba kujya mu gihugu cyacu. Hanyuma rero tuza kuza mu gihugu cyacu muri 1994, nanjye ngejeje imyaka nka 16 muri 1996, ndagenda mbabeshya ko mfite 20, kuko numvaga ngomba gufasha abakuru banjye urugamba. Ugiye ufite 16 gusa niba ukiri umwana muto cyane. Nyine abana b'iki gihe nyine ubona ari nk'abashinwa, ariko abana bo hambere, kuko urumva abakuru banjye bagiye ku rugamba, mfite imyaka guhera ku myaka 10-12 n'igihe wasigaye ndi mukuru. Rero nari responsable, nashoboraga gukama inka 10-20 nkazihumuza. Hari ibintu byabagiriya mu buhungiro, twagezeho duhinga isina n'ibiki, hari ibyo bihengaga bitwaga urwagwa, nkaba nakwenga imivure nk'ibiri-3 amasherekani 20, mfite imyaka 12. Urumva rero twababaye tukiri bato kubera ibibazo by'ubuhunzi. Nase ndi kubona ufite inkovu hano, iyo nkovu isobanuye iki? Iyi nkovu hano harimo ikarita ya Afurika, harimo n'ikarita y'u Rwanda, ariko ntabwo ari igihe babyizaniye. Ndi kubibona ko shida za duniya. Shida za duniya. Ubuhamya nzabuguha mu rusengero, ubuhamya butangira mu rusengero, kuko haraho Imana, hari ukuntu Imana igukura mu rupfu. Yego. Hano tuvuga imbaraga z'Imana. Hariya mvuga ko hari imbaraga zimira izindi. Yego.
hari imbaraga z'Imana zimira imbaraga z'abadayimoni, hari imbaraga z'Imana zimira imbaraga z'imyuka mibi iyo ari yo yose ushobora guhagurukira kugira ngo ikwice, kandi ntabwo wapfa mbere yo gupfa. Nase ku rugamba byari bimeze bite, nubwo twe tutajya muri politike cyane ariko bankutubwira ku rugamba nyine byari wango utanyubwame we nabyeshwa biki cyangwa iki, ariko ku rugamba nyine icya mbere ni ukugira umutima ukunda igihugu. Yego, iyo ukunda igihugu rero nta kintu kimwe wumva utakora. Ikindi kuba wumva hari abo ugomba kurengera. Yego, icyo gihe ni ukuvuga ngo wowe ibyawe urabyiyambura ukareba iby'abandi. Niyo mpamvu kenshi usanga mu bantu b'intwari bagiye babaho usanga kenshi bari abasirikare, kuko baba barasize ubuzima bundi bagombaga kubamo hanyuma bakajya mu bundi buzima. Urumva ubuzima nagiyemo mfite iyo myaka bwari ubuzima bukomeye, bwari ubuzima butajyanye n'imyaka nari ndimo, ariko nanone kubera uburyo bwo kubabara no guteseka kubera ubuhunzi n'iki, numvaga nanjye byibura nubwo napfa ariko abari inyuma yanjye bakazabaho neza. N'uyu munsi rero nubwo napfa ariko mpfuye nsize iki? Usize inkuru cy'imusozi. Wowe Mama Deborah uyu munsi Imana iguhamagaye bazakwibukira kuki? Kuki iza gihuza abantu, kugitandukanya abantu, ku ntambara urema ziremamo abaturage ibice, bazakwibukira kuki? Icyo bazakwibukiraho rero ugitegura ukiri kuri iyi si ukiri umuzima. Kandi imbere yacu hari inzira ebyiri, hari inzira nziza cyangwa se hari inzira nziza nimbi. Yego, wowe rero ni wowe guhitamo. Nakora iki? Iki nagikora kikageza ku cy'abantu. Ese mbayeho kugira ngo mbere abandi umugisha cyangwa mbayeho kugira ngo mbere abandi umuvumo? Wowe rero uhitamo. Hari abantu babiyemeje kubera abandi umuvumo. Twebwe rero jewe numva numva ngomba kubera abumva ururimi rw'ikinyarwanda n'abanyarwanda, abumva ururimi rw'ikinyarwanda, abanyamurenga, abantu bose banumva ngomba kubabera umugisha. Mbayobora mu nzira nziza, ukareka inzira mbi ukajya mu nzira nziza. Urumva uhura umuvugabutumwa cyangwa uri umukozi w'Imana. Ibyo rero ntabwo ugomba gukora ibitandukanye n'ibyo uri byo wowe. Yego, hari igihe abantu baza ku social media bakaba ibindi bindi bagatukana, ariko nabonye RIB yarabifatiye imyanzuro. Ni ibibazo urumva nyine umuntu haguruka hariye nyine nuko yarezwe n'iki, noneho akagera ahangaha. Noneho rero ikibazo kiri muri social media usanga noneho ngo nagatwiko. Noneho hari abantu bambwiye n'abanyaburayi n'iki ngo Magashi we ngo wowe ngo iyo content ngo ntagitwika, ngo content itwika ngo ni amatiku. Kandi imagine umuntu w'umugabo ajya mu matiku, umuntu w'umubyeyi nkawe ajya mu matiku, uri mama pasiteri ukajya mu matiku. Ntabwo ari byo byo gutukana. Cyakora njyewe hari abantu njya nuko ariko ntabwo mbatuka nyine nyakubataka ngo batukana. Ariko urumva nyine niba Yesu yaravuze ngo mugende mubwire ziriya ngunzu, kuki se we yavuze mugende mubwire ziriya ngunzu? Nuko yabonaga ko ari ingunzu. Mu migani aravuga ngo mugende mumfatire bya byana by'ingunzu byonone inzabibu kuko inzabibu zirabije. Byo ni ijambo ry'Imana. Magashi mwari muzi ko ari na pasiteri. Mugende mumfatire bya byana by'ingunzu bironone inzabibu kuko inzabibu zirabije. Ibyana by'ingunzu byononaga, urabona ibishyimbo bigiye kumera birabanza bikazana ururabo cyangwa bikazana imiteja. Ingunzu rero zarazaga zikarya ya miteja. Imiteja igereranye nk'abana bawe. Maga, hari ikibazo ushaka kukubaza. None se urubatse, ufite umugore? Ibyo ngibyo njye ubuzima bwanjye bwite rero no famille ntabwo nkunda kubivuga kubera content nkora. Ibyo yakunumva kuba mfite abana ntabwo nababyaye ku giti. Iyo ni private life. Ni private yanjye, ntabwo nkunda kubiganiraho cyane, ariko biraho umugabo cyane kandi Magashi. Hanyuma se ugasanga nyine izi content zarabicanze ibintu none se abanyamurengo urabazi cyane. None se ikindi kibazo ni ihe nama wagira abantu bubatse bahita barashinga akabona umusheri bagahita birukanka bagakora ubukwe batabanje kumenyana? Tubwire ko uri umubyeyi. So rero mu by'ukuri hari ibintu byateye bakatubona hano, wenda barabibona uri umudamu wivuze, barabizi uri umudamu w'abana 4 n'umugabo n'iki byose. Ariko uyu mwanya utabaye twaza kwicara gusa hano ugatwika, hari abantu bakubona hano
ariko ntago bazi behind yawe. Yego. Wowe uri uwande, ukomoka he, iwanyu bameze bate, iwanyu ni akagara cyangwa nitwirwaneho. Uruva wakakubona uraseka n'inyinya, uri umugore mwiza w'inzobe, akavuga ati nagukunze, ariko ntabwo azi mu by'ukuri wowe urinde. Icyo gihe rero iyo muhuye gutyo nawe uramureba ukavuga se uyu mutipe afite iki. Abarundi baravuga urafise Karina none cyangwa urafise akadogi wawe, wenda uri umusirikare. Nuko batubazaga wakundaga umukobwa w'i Burundi, urafise akadogi wawe ndetse ni escort, ujya yumve kuri afana. None wowe ukagendera wenda kubifatika rimwe na rimwe, ugahita udatinga n'umuntu ubonye kuri social media, cyangwa umukuye kuri Facebook, cyangwa umukuye kuri WhatsApp, cyangwa se mwanahuye gutya, ariko cyumubwira ukuntu wamukunze, ukuntu niki, ugasanga nyuma y'icyumweru kimwe bibiri ugasanga mugeze ku yindi mishinga. Yego. Icyo gihe rero nibwo usanga ingo zigera imbere zigahura n'ibibazo, kuko ntabwo mwagize umwanya wo kwiganaho. Ubundi kuva kera mu Kinyarwanda, kandi niwanyu murenge ndabizi, umuntu jewe najyaga nza kubera wowe iwanyu, wowe n'uriya mukobwa wawe, nanjye mfite umuhungu, mwaza bitewe n'ukuntu nzi wowe n'umugabo wawe, mwaza nkavuga rero uyu mukobwa wawe ukinatwite, nkavuga nubyara umukobwa azaba uri uwanjye, jewe dore ntanze nka yimfata irembo. Ubundi niko umuryango wabagaho kera. Umuntu yarazaga agasaba irembo n'umwana ataravuka. Hanyuma rero ni ukuvuga ngo muri iyi minsi abantu barimenyanira. Yego. From nowhere. Cyakora wenda ikintu nashimira wenda, ariko abanyamurenge nabo barimo baragenda batana. Ubundi nta munyamurenge wapfaga gushaka cyenye. Yego. Ubu sinzi ibyo kandi n'ubundi uretse ko ubu ngubu noneho hagezweho groupe y'abantu, ndaza kubavugana Nyamujarete, y'abantu bashinzwe gutandukanya abanyamurenge n'abanyarwanda. Ibyo rero hari ahantu bihurira no kuba utazi ngo nubwo ndimo gukora ibi, nibiki nubwo ndimo kwihakana uwondi, ariko nibiki bintegereje imbere. Wowe ugakururwa n'ibyo ubona n'amafaranga no kukubwira ko uzabona ibi nibi, ariko ukagira abantu ugirira nabi. Wari uri mu mbaza rero ngo aba bantu nababwira iki, biyahura mu rushako batabanje kumenya abo bagomba kubana nabo. Mu by'ukuri nagomba bujije, ariko nukuri umugore kuri Facebook cyangwa WhatsApp cyangwa ikindi kintu, urugo nirurangirira aho ngaho ntuzagira ubukondana, kuko ntabwo wagize umwanya wo kubitekerezaho. Usura umuntu, umenye famiye ye, umwigeho, ukore fiançailles. None ubwo urugo nirutamara imyaka 2-3, uzajya urenganya abana ngo usanga abantu uyu munsi barashyushye imitwe, bafite za stress, zarabishe, bafite ibibazo bitandukanye, abandi bakagera za depression kubera ibibazo bijyanyemo, ntawe bagishije inama. Ubu ngubu nta mubyeyi ugihana umukobwa, basigaye baba umuhana agenda, umuhana agaruka, ntabwo umuhana agenda, kuko uramuhana uti mwana wanjye dore, abwira ati ibyo ni ibyanyu muze akikomera. Ibintu byarakomeye, maga tuzire ko ukunda kuvuga ku bintu bya politiki, ariko kuri MDTV show twe ntago turi abantu ba politiki. Ariko ngaho hari ukuntu njya mbona kwa Nyamujereti ujye umutwikira cyane, mugakora inkuru mukahatwika. Murare tunayo, murare mama tunayo, murare tunayo, bana batwirwaneho tunayo. None se uyu munsi hari akahe ka update? Ubu rero update intara za Sarambwe zirimo ubu turi kuri kamera, telefone yanjye nuko nashyize kuri charge, ariko birashoboka ko aho bita Rubero centre yamaze kuvamo. Ibyinshi rero ngiye simba kuko bakigera ahantu bita za Rimbongo na za Matembe, ejo bagukubitiye aduye ahantu bita Bingi, aduye arirukanka, nuko ngo bagikubita Bingi, tayari uretse no gukubita Bingi, bakubita Rimbongo. Abasirikare ba FARDC coalition, ba FARDC yimvuze coalition, harimo intera hamwe FDLR, harimo abarundi, harimo abacanshuro, harimo abo bose bari baragiye bashinga defense ikomeye cyane ahantu bita za Rimbongo. Ako gasozi bamaze kukabirukanaho, bafashe za Amura n'ububiko bw'imbunda n'amasasu. Reka mbwira abakurikira BM MDTV ari mvuze BM uzanye imbunda hano kandi nawe imbunda se tugiye kurasana twebwe.
twebwe MD TV show. Aha. None iyo mbona witwa BM urumva ko bijya kwitirana. Bigiye kwitirana pe. BM 21 bafashe ibihumbi 12 by'amakompora. Bafashe stoka z'ibyo kurya ntago bazongera no gukenera guhaha. Yego. Ibintu byose byari hari abarabifashe. Ejo rero bakubitaho bita Bing. Gafate gutya maga kugira ngo bafataho bita Bing. Ahitwa Rubero ni kuri teritwari ivuye Rubero ukomeza n'ubundi ubu ngo barimo kwirukanka n'imbunda z'imizinga birukankanye ubu tuvugana zigeze Butembo. Yego. Izindi zirakomeza aho bita Beni. Andi makuru mfite bitewe n'ukuntu bakubiswe intare za Sarambwe zarabakubise none ubu ngubu amakuru mfite update hamaze gupfa abarenga hari umubare w'abasirikare bakunda kwita ngo ni regime ngende ufari nka film regime yose yararangiye noneho amakuru mabi agera hehe muri FARDC kiko kitambwa chef d'état major wungirije ushinzwe operation ari ushinzwe urugamba rubera muri Nord Kivu arangije ajya Beni ahinda abasirikare ngo baze ku rugamba aho kugira ngo baze ku rugamba barasa hejuru myigaragambira batangira gusubiranamo. Yewe birakomeye rero nibutse n'abandi badukurikiye ko nanone ejo ni mugoroba ahitwa muri hafi ya Pinga breaking news Pinga nayo ishobora kuba tombe mu masaha make kuko nyuma yaho bakubise yaduyi waruraho bita impeti cyangwa ipeti tayari wo ngubu M23 igeze hehe irimo irerekera Pinga ndani hari kuri aerodrome n'ahandi. Andi makuru nabagezaho imasisi rero 03 afande Justin I salute you 03 rero yunguyu nawe akaba yabyutse kubita duyi w'intera hamwe ziri ahangaha ahantu bita za Gatare rero yuhavuye umanuka Gasheberi ukayita ugera kuri Masisi zone bivuze ngo hari zone 3 zigiye gufatirwa icyarimwe. Sara andi makuru ushaka Maga sasa ibyo ruri murabivuga neza ku murongo ariko ngewe ni nka film ndumva ari film nka kwa kundi Rocky ajya avuga sindi kumenya ngo Sarambwe ibiki ntabyo mba nsobanukiwe. Intare za Sarambwe nyine ni M23 23 rero n'abantu nabo yibare nka twirwaneho mu minengo ujye yumva nabo ni batwirwaneho ba represent ababyeyi baheze mu nkambi nkuko nanjye nivugaga abantu bavuze ngo ndi umufana cyangwa ngo nkunda Yves cyangwa ibiki ngewe nisanisha nabo abantu babuzijwe amahoro birukanwe mu gihugu cyabo nkuko nanjye nenerukanwe mu gihugu cyacu. Uyu munsi rero ntago nabura kuvuga ibintu nk'ibi kuko baranzwe barirukanwa baravuga ngo batsinze inshuro zingahe ariko ntago bigeze batsindwa ahubwo bubahirizaga ibyo basabwaga ariko amane ntibabyubahiriza. Ubu rero niyo mpamvu bafashe intwaro ejo bundi rero intambara ijya kubura ni cyagiye wumvaga imishyikirano hagati y'u Rwanda na Kongo uburyo bwo gusenya FDLR bariya bo rero baje kuba babyanga ariko icyo banze nuko baganira nayo mu 23 u Rwanda ravuga se ko twoyerwa wenda turwanaho kuri FDLR mu 23 nayo nihande nayo baduteza umutekano muke nabo rero nimwumvikane tubona amahoro ni munzi zitahe. Aho rero niyo mpamvu Minisitiri w'Abanyamahanga wa Angola yaje mu Rwanda kugira ngo babyigeho uburyo bagomba gukemura icyo kibazo bumve ko M23 nayo igomba kujya mu biganiro imbona nkubone na leta ya Kongo. Leta ya Kongo aho ibyangiye rero M23 nanjye narayikoma nayibwana rero afande Makenga kugira ngo bakwemerere imishyikirano piga duyi akubita duyi mu minsi 3 bamaze gufata imigi 15 iyo niyo update nanze hano mu minsi 3 bamaze gufata imigi 15. Magashi rero atubwiye amakuru bamwe tutazi cyangwa se tutanasobanukiwe ariko nizere ko hari abayakunda bari buyumve. Aho Magatu ugana kugashyira imbere akakantu bumve update ukuntu je magaye update turajya kuva hano kandi iki kiganiro kirimo update utagishyizeho uyu munsi uraba wahomba. Oya turara tugishizeho kugira ngo ibintu bigende neza ngaho. None se Maga ni iki ubuzima bwakwigishije kugeza uyu munsi? Cy'ubuzima bwanyigishije icyambere no kwiyoroshya kumva ko
na nyina wundi abyara umuhungu. Yego. Cyane cyane nigiye wenda nko kuri Kongo ni. Kongo iravuga iti giye mfite imbunda, FDL ndazifite, abarundi baraye n'abamercenaires. Bakumva ko bari abita banyamuke b'abatutsi bagomba gupfa bakarangira. Ariko ntago bazi ko na nyina wundi abyara umuhungu. Ariko iyo yoroshye bakaganira, bakumva ko bagomba kubana nk'abanyekongo, bagacyura impunzi zirimo zangara, namwe muri Kenya mudasetse, iwanyu ni umurenge, ko muri hariya ntago ari iwanyu. Ibyo byose ni ibintu bibabaje. Yego. Rero mu by'ukuri ubuzima bwanyigishije kwiyoroshya, ubuzima bwanyigishije kwicisha bugufi, bwanyigishije kumenya nanone umurongo ngomba kugenderaho, atari umurongo wo gusenya, ahubwo nkagira umurongo numva ko ari umurongo mwiza wo kuba nakuba. Ibyo mvuga rero nubwo bamwe bavuga ngo ni ugusenya cyangwa iki, ariko ababivuga nanone ni abakontre banjye, ariko nta wundi bavuga ngo ibyo mvuga ni iki. Kandi nanone iki ni impamvu babivuga, nuko mba mvuga ibyo bari byo. Iyo ubwiye umuntu kuri burya kenshi arakwanga. Ese uri umunyamasisi cyangwa? Jewe nakuye ko navukiye jewe Tanzania. Abantu bazi ko ndi umunyamurenge n'umunyamasisi n'iki byose, ariko byose ndibyo, byose ndibyo, uko mwatayiriya nanjye nkagiriya n'abandi bakagiriya, ariko twese hari aho dukomoka. Yego. Aho dukomoka rero tugomba kuba ko ni gakondo. Uribuka community y'abanyamurenge bita gakondo? Gakondo abadayimoni barayigambane batangira kuyisenya neza. Ariko gakondo yanyu ni gakondo, nta nubwo uzajya mu ijuru udaturutse kuri gakondo. Niba utanasengera gakondo menya ngo riye nta kintu urimo ukora. Niba hari icyo ukora kubera gakondo, Imana izaguha umugisha. Uyu munsi na Israeli kuri wa musozi wa ntuze ni umusozi wa Hermoni, ubu Israeli yagaruye umusozi wa Hermoni wabaga muri Syria. Ni ibintu byari mu mateka bitari no kuzakunda, ariko kubera ko ari gakondo yabo ku musozi wa Hermoni handi hatondaga ikime imyaka ikamera kandi mu gihe cy'izuba, kubera ko Imana imeze imvuzi. Urabe bagabanze kumana ukunda kurya iki? Jewe ni bihe biryo ukunda kurya? Nkunda kurya igitoki. Nkunda kurya igitoki n'udushaza, harimo n'utunyama, ibintu byo mu Mutara iwacu. Hanyuma iyo Magashi yambaye neza akavuga ati I'm smart, niyo umuntu atabikubwira, ni igihe uba wambaye iki? Jewe nambara costume kuva mu gitondo kugera nimugoroba iminsi yose. Ubu nyine nuko urumva twiviriye kuri tere na Nyamuja leta. Iyo ugiye kuri tere rero wambara nk'umuntu ugiye kuri tere, ariko ubundi uzareba ibiganiro byanjye nkunda kuba smart. Ikindi cya kabiri ni umuntu ukunda n'ijambo ry'Imana n'abantu b'Imana. Kenshi no kuri kamera ubu ngubu mu kwezi kwa mbere guhera ku itariki ya mbere cyangwa ebyiri nzaba mfite YouTube channel ya gospel. Nigisha abantu barimo no kuyobya abantu, ugasanga umuntu ni umugome ariko arimo arayobya abantu. Ibi rero byose ngomba kandi byose Imana yarabimaye. Ubu ubona nzi icyo bita gufomora, urabizi? Ndabizi. Ndafomora isi yose kajya hasi. Mfomora n'abasaza nkajya gusaba umugeni jewe. Iyo nagiye gusaba umugeni abandi bose barahagara batisura ya mwana, imyaka afite n'ibyo avuga birahuye. Oya, ufite impano nyinshi. Ufite impano rero, Imana yampaye impano. Icyambere Imana nibikubwiye nkize ijambo rya mu kanwa kawe. Icyo uzavuga cyose, icyo uzakora cyose kizakubera cyiza. Iyo Imana ivuze ngo nkize ijambo rya mu kanwa kawe, bipfa kuba atari Imana ivuze ijambo, ari ijambo rizima kandi ryiza. Ibyo rero Imana irahikurikira rigasohora icyo ryagombaga gusohora. Rero Magashi nkunda costume cyane. Cyane. Ubutaha nugaruka kuri tuza wambaye costume. Kaze cyane. None uzambara costume nanjye nkinyere ibitenge. Uzakenyera imishanana ijyana costume. Twebwe wacu ni ibitenge. Oya ni imishanana. Ni ibikwembe. Ni imishanana. Hanyuma ngaho genera ubutumwa abantu bo kuri MD TV show. Abantu bo kuri MD TV show ubutumwa nabaha ni bwa bone navuze nanjye ngo nukwiyoroshya. Ikindi ukamenya huyu wowe urinde, uri mu kihe gihe cyo kuvuga, urimo uravuga iki, uje kuri iyi kamera uzanywe n'amagambo n'ubusabwe n'ubumara, uzanywe no gusenya, uzanywe no kurema ibice abantu, uzanywe n'iki, uzanywe no gutukana kugira abantu bumve kuzi gutukana. Mangara ngo hangara turazizi barazanditse yego, ariko kuza hano ibintu wowe wakuye from nowhere ntago uba ukwiye kuza hano uzana imico yawe y'abadayimoni. Hari ibintu byateye ngo depression, abantu bari mu kuza bafite depression bakagiza kwicara. Ni ikibazo gikomeye cyane. Niba ufite depression genda ubanze wivuze, ubanze ukire depression. Kandi niba uje kuri depression gira nasiziye musanzu uvuga se ibi bintu ngiye kuvugira hano birakwiye. Uri umubyeyi ugiye gushyira hanze ubwabure bwavuga ukuntu waryamanaga n'umugabo wawe, uvuge ngo hariya bura muri Afrika y'Epfo ntago byagendaga, uje kubibwira abantu bari hano kugira bagufashe iki?
baragucukurira iyo soko utagira, barafukura amariba atarahari, barahinga imigina, biragenda abantu uje kubwira ibyo bintu baragufasha iki? Ni ukuri abantu tworohe, uje kuvuga uburyo waryamanaga na anko wawe, so what? Bigufasha iki? Urimo uraha abandi ubutumwa. Niba umuntu mugira ngo genda umwegere mwene se umugufite mwene data, dore tufitanye ibibazo tubikemure. Uraza kubakira urugo kuri social media, ntagara wubakira ingo. Yego, mugere mwubakire mu bitanda byanyu no mu byumba, muhamagare pasiteri abagira inama. Ariko nta pasiteri bikije nabo nabo nakasa mutwe. Magashi uragiye gusa. Ariko abakunzi ba MDTV show, MDTV show nukuri muzagome hano, nanjye nzajya mbaha ibiganiro. Buri kiganiro cyose wanyerekezamo, cyaba icy'umuryango, cyaba icya politiki, cyaba icy'amadini, ibindi biganiro bibaho ni ibi. Show za showbiz rero ugenda renze. Nabaye umusitari muri iki gihugu. Yego. Uri yogeze ko gukina muri equipe nationale. Uri umusitari. Wayikinyemo. Equipe ndi umukaratika ubu ngubu. Ubu ndaniyamene yaburiki. Buri gihe abantu bari aha ngabo. Nkaya super manager. Ngo iki? Kandi gihe ibyo mvuga nta mikino mba mfite. Nanagukubita. Nitinyira inkoni. Maga urakoze cyane. Nakubita duyi nabona umuziwe. Oya. Baduyibura bakubita. Oya, ntago pfa kurwana ariko usanga ibintu by'ubwaduye aho ngaho. Ahangaho ngaho dukubitiraho ka morali tumara dusoza. Ka morali. Ka morali? Ngira ka morali wumva ukunda. Nushaka usubiremo kandi waruririmbye. Nitasonga na mtoto wangu, nikombo we Kongo na wananchi wote, twirwaneho akupe uwezo, ukombo we Kongo na wananchi wote, minembwe mutasonga na siasa nzuri, na wibwe mutafika na mtoto wangu, na mtoto wanu utaso. Ngewe rero awe karambe mama we umugongo waguhetse uragahoraho kabehoka, umugongo wahetse makanika kabeho karambe, kabeho karambe mama we umugongo waguhetse uragahoraho kabeho karambe mama, umugongo wahetse macenga kabeho karambe, kabeho karambe mama wo umugongo waguhetse uragahoraho kabeho karambe mama we yewe ngo shenje kabeho karambe we kabeho karambe waguhetse uragahoraho kabeho karambe mama we umugongo wahetse nyamujarete bawe karambe, kabeho karambe mama umugongo waguhetse uragahoraho. Yemwe umugongo wahetse mama Debora uzabeho urambe. Haleluya. Mana yo mwijuru baho umugisha ubagirire neza. Iyo bigeze bya morale rero, morale nta muntu uririmba yicaye kiraze ko cyose gaye wicaye ubu. Izo ndirimbo rero narwaye. Tegama mu maboko gake bana. Ariko nayatezemo, ariko wumvishije ko narwaye. Mwihangane. Murakoze cyane, turabakunda, tuzongera tugaruka kandi muratwihangarira kuko hano hari umuyaga mwinshi. Ushobora kuba amajwi atameze neza, ariko Magasha arakoze. Cyangwa ni message. Kandi mukomeze mugubwe neza kuri MDTV show. Ibyo mushaka byose comment, subscribe and share. Bye. Thank you.